Nk'uko mubizi ni ya channel yanyu bita Power Comedy kabisa ewana. Noneho naje nje kubatamo. Ariko nkabamuye n'umusore hano ahangaha kabisa ahantu nyine nanjye naramenya izina ryaho. Gusa ni OG Fresh kabisa. Umutipe nyine usa nka Kanyombya ndashaka kumubaza niba ari mukuru we cyase murumuna we. Ni umutipe muzi nyine wagaragaye mu mafilime menshi. By'umwihariko ku macana atandukanye nka za Igikuba Comedy n'ibindi bintu byinshi nka Talent Care yagaragaye muri filime ya Gitera imwe mwakunze cyane kabisa. Reka nze nawe mubaze nyine abibwirire. Umva bro. Karame. Ewana ni wowe abantu bazi muri filime y'Igihirahiro? Ni jewe. Cyangwa ntabwo ari wowe? Oya ni jewe. Twagiye tubona ama comment menshi akuvugaho ngusa na Kanyombya. Kanyombya ni Grand Fresh. Ni Grand Frere wawe. Mu by'ukuri se ko tubona usa nk'umuntu ugiye gusaza nyine kumurusha. Gusa we nyine hari akantu nyine bajya bavuga ngo niba ngo adafite amenyo niba ari iki. Ariko akavuga ko nyine yavuyemo kubw'impanuka. Yakoze impanuka. We no kuvuga ngo mu by'ukuri nubwo uyafite ariko bigaragara ko ari wowe nyine ushaje kumurenza. Buriya umukuru aba yararyamiye abana. Ni ukuvuga ngo yarakuryamiye ku buriri ni mu nda ni hehe? Oya ni mu nda. Mwari impanga se? Oya ntabwo twari impanga ariko niwe mukuru kuri jewe. Oya ni ukuvuga ko aba yarakuryamiye ubwo waba waravutse ukamusigamo. Oya byaje kugenda bite? Ni kwa kundi usanga mu rugo nk'umuntu afata icyo kurya gihagije ariko giye simbura icyo kurya gihagije. Noneho aha hantu tugusanze ni hehe? Warugiye hehe? Ese ukora iki muri uyu mudugudu ntaramenya? Ese kwanza ubundi witwa nde amazina yawe? Giye banyeta Ruware. Ruware? Tayimuzi. Ruware Tayimuzi. Tayimuzi byo ndumva ari nk'ibintu bijya kumera nk'igihe niba ari ibihe ntago nzi byari byo ariko ndumva bijya gusa nkabyo. Uzabimenya buri. Ruware byo bisobanura iki? Ni izina wise kubera iki? Ese niyo mazina yawe ari kwirangamuntu? Ayo niyo mazina yanjye. Ababyeyi bawe barakubyaye bakwita Ruware Tayimuzi? Oya ako ngako na akantu kagahimbano baba barampije. Kagahimbano nyine kaje kubera iki? Wowe warabyutse upfa kwiyita nyine Ruware Tayimuzi? Kumenyekana muri quartier aha ni Kimironko mu mudugudu w'ingenzi akagari ka Bibare. Mu by'ukuri wenda tutagiye muri details z'akazi ukora wenda abantu bakora imirimo myinshi Kigali ariko by'umwihariko nyine umuntu afite akazi kamwanditseho cyangwa se akazi uvuga ati ejo n'ejo bundi niko kazi nzakora abantu banzimo. Ukora iki hano muri Kigali atari ibintu bijyanye nyine n'ubustari mu bundi buzima busanzwe bwawe? Ruware ni muntu ki? Ruware ni umuntu nitwa Marishandize ubundi ndi umucuruzi ucuruza utuntu twose tubonetse nkaba nacuruza twamvirope nkaba nacuruza utubahasha nkagenda hano hirya kwa bacyumunani hano ubona ahangaha cyangwa kwa Papias nkabakubita utubahasha mba nakoze dupapuro nkagura ibintu by'ibikarito nkajya gucuruza. Ubwo no kuvuga ngo nabyumvishe uri umuzunguzayi. Umuzunguzayi ni ba bantu nyine bacuruza bitemewe bagenda batanga utwo tumvirope uri kuvuga bacuruza amagi ibiraha ibintu byose bazunguza batagira adresse y'ahantu nyine ushobora kubasanga cyangwa se badafite icyo nakwita ngo ni badge y'akazi cyangwa se niba ari impamyamikorere ikintu nyine kibemerera ko bakorera aho hantu. Ibyo bintu wowe ubikora ntabwo uba ufite ko njya mbona abantu babirwanya? Ariko garafurereka nkubwije buriya uko muri iki gihe ibintu bimeze iyo ubonye akushora uragashora none se ugishoro wazagikura he? Mu by'ukuri wenda akazi ntabwo ari ngombwa cyane. Karabuze. Wenda bigaragara ko nyine wihangira imirimo ariko nanone bakavuga ngo abihangira imirimo hari amasoko bubakiye abaturage ko bati muyagane mugende mushore ibikorwa byanyu amafaranga yanyu make mugende muguze muri sako babaha igishoro mukore mwiteza imbere. Kuki wowe utagiye muri ayo masoko ngo nawe wifatanya na bagenzi bawe ugahitamo kuzunguza ibintu bya envelope ahantu hose? Buriya nyeka nk'ubuyobozi buhagarariye ibyo bintu by'ubucuruzi mu Rwanda buramutse bukubonye ntabwo biba ari ikosa we buriya ntabwo ubizi? Twebwe ntabwo bajya batugeraho. Twebwe muri mudugudu ntabwo batugeraho. Maze imyaka myinshi hano muri mudugudu ariko ntabwo bajya batugeraho. Badukoreye batugeraho natwe bakaduha ubwo bufasha tukajya gucuruza nk'abandi. Kano kanya ntabwo bakugeragaho ariko uri kubivuga ku itangazamakuru ko ucuruza nyine ibintu ahantu hose nyine babyita ngo ni utujagari.
abantu bagiye mu masoko n'abantu bakora nyine bacuruza imyenda, inkweto, ngo ni ibyango niko basigaye babyita, bari abantu nyine bakavuyo bacahana hariho hose, ni iyihe nama wababwira nka bagenzi bawe? Cyangwa se ubona bagiye mu isoko gucuruza bakegera abandi bagenzi babo baba baribeshye, cyane iyo nzira ya nyayo iganisha ku iterambere? abari mu muhanda babahaye igishoro bacuruza nabo bakajya mu isoko. None se igihe umuntu atarabona igishoro yakoresha iki? Ufite igihumbi cyawe ubonye kuri bunguke 500 ari ugutunge, urumva bakoresha iki? Nibadufashe natwe dusanga bari mu isoko. Nubuhe bufasha nyine wumva wabusaba abandi? Ese niki umuntu yagukorera ukaba wagenda nawe ukifatanya n'abandi, cyangwa se ibyo wumva wakora bigushimisha niyo bitagushimisha ariko kumva ko uri ahantu ushaka, wumva bigusaba nk'amafaranga ngahe? Ese wumva byanyura mu zihe nzira? Namwe banyamakuru mwadufasha mukatuvugira, kuko twebwe uruvugiro ntago turufite. Oya, ntago aho ngaho waba bivuze nabi. Buriya nta muntu udafite uruvugiro muri leta y'u Rwanda. Twahawe amahoro, duhabwa ububasha bwo kwigera aho dushaka, tukandikira n'abayobozi bakomeye tukababwira ibibazo byacu. Ujya ubona hamwe na hamwe n'umusaza arenganura abantu barenganijwe, abantu baciriwe nk'imihanda mu bibanza byabo ntibahabwe ingurane, bose yagiye abageraho, n'abandi bana babujijwe amahirwe yo kwiga, n'abandi bantu bose bafite ikintu runaka wenda cyapfukiranywe, abo bose yagiye abageraho. Muri icyo gihe wowe wabaga he? Kuki nta buyobozi wigeze ugeraho, cyangwa se ngo ugere ahantu hateraniye n'imbaga nyamwinshi wavugira ikibazo cyawe? Ikibazo bikivuze ntago ikibazo kigera kuri bose, barabanza bagakuramo abatishoboye. Urabona ko twebwe turi nko mu rubyiruko, ntago turi abasaza. Babanje gukuramo abantu bakuze, bavuga ati abasigaye natwe nabo tuzabajyaho, ariko ntibigeze batugeraho. Niyo mpamvu natwe dufata umuhanda tukajya gushakisha ubuzima. Udafashe umuhanda nta kintu wabona. Okay, mu by'ukuri no kuvuga ngo hano duhuye dusa nkaho dutunguranye, gusa njye nari nkuzi nk'umuntu w'umusitari mu mafilime agiye atandukanye, ariko nyine tuzakorana ikindi kiganiro, ikiganiro nyine gisesuye kimeze neza. Sinzi niba nyine muri no misi uri gukina mu yihe filime, uraza kutubwira nyine. Watubwiye ko ngo harya uri murumuna wa Kanyombya? Ndi murumuna wa Kanyombya. Se Kanyombya abahehe? Se mwavukiye he? Wowe kuki tutakubonaga wabaga hehe? Byaje kugenda bite? Kanyombya ntago nkimubona, ubwo naramushatse ndamubura, ariko jewe navukiye mu majyepfo, no twavukiye. Ese wowe ntago wasanga uri muri babandi babeshya bimwe bita nyine ngo nudutwiko, nk'umutipe merutse kubona nyine kuri izi mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize? Hari umupasiteri uherutse kuducika nyine yitaba Imana, bita Pastor Theogene. Umutipe wamwiyitiriye avuga ko ari we wamwishe, nubyo mu by'ukuri twe tuzi ko uriya mupasiteri yapfuye kubw'impanuka. We yarabimwiyitiriye nyine kugira ngo atwike. Ese wowe waba uri kwiyitirira Kanyombya kugira ngo utwike mu buryo nyine bya bindi bitangwa no gushaka views? Nakubwiye ko Kanyombya ari garafurere, ntabwo giye nitwa Kanyombya. Ariko abantu benshi bakunda kunyita Kanyombya, bagakunda kunyita Kibonge bitewe nuko dusa. Mu by'ukuri byo ntago wenda watubeshya, kuko ntago twari tuziranye, ntago ari ibintu wapanze wenda ko watubeshya. Ushobora ko wenda uri murumuna wa Kanyombya, cyangwa se ukaba umwiyitira mu buryo bwo kugira ngo ubone ama views, ariko nyine biragoye nyine kugira ngo tumenye ko ni iby'ukuri. Ese icyo gihe nyine Kanyombya yabaye umusitari, twese turamuzi, nta munyarwanda utazi Kanyombya. Muri icyo gihe kuki abantu benshi bagiye bamutwikiraho, abandi bakamwiyitirira, abandi bagashaka gukinana nawe? Muri icyo gihe wowe wari uri hehe ko tutakubonaga? Rega burya ukuvuganye n'umuntu ntabwo ari kuba umusitari. Uvukana n'umuntu akaba umusitari, nawe ntuba umusitari. Ariko niba igihe cyanjye kigeze ngiye kuzaba umusitari. Nakinye muri comedy, power comedy, nkina mu mafilimi menshi cyane. Mu by'ukuri hari indi channel yitwa Power Comedy itari yanjye waba warakinnyemo, gusa nyine njya mbona hari izindi channel bajya banyitirira nyine. Ni bya bindi nyine n'umuhanzi Bushari yigeze kuvuga ngo iyo umuntu amaze kugafata ngo nabura akajya ibwamizi mwiyitirira. Wasanga wenda ari iyindi nyine channel ya Power Comedy wenda iri n'Igisenyi ntawamenya. Aho gusa nyine ikintu nakubwira, frustration mu kazi kawe, niba koko ubikina ubikunze, bon voyage. Murakoze cyane. Icyamamare cyanyu mumaze kukibona, bamwita ngo ni Rware Times. Bashire kumubazaho bikeya, gusa ibiganiro nakagaruka. Mu bindi biganiro nyine muzandika muri comment. Iyi ni Power Comedy, mukurikire nyine abastari batandukanye hirya no hino.
ewana icyo tutarabasha no kubagira hanze nyine naho tukabereka ibyamamare bigiye bitandukanye, ariko mu Rwanda nyine nababwira ko ari full video kabisa ewana, ndahabaye ni Power Comedy nkuko mubizi. Ciao ciao.